niyo mpamvu abaroma batinyaga ubutumwa bwa Kristo. Ikibazo kibaza ni gute ubwami bukomeye kurusha ubundi bwabayeho ku isi hose bwatinyaga umubaji utagira intwaro wo mu ntara itazwi. Roma ntiyatinyaga Yesu Kristo kuko yitaga Imana, ahubwo yamutinyaga kubera ko yasenyaga ubutegetsi atarwanye nabwo atanaburwanyije. Niyo yahamagara abantu kwigomeka, ahubwo aho yanyuraga hose ubutegetsi bwarajegajega. Ubu ni umwami Kristo. Ntiyigeze arwanya Kayisari mu buryo ubwo aribwo bwose, mu buryo bweruye, ahubwo Kayisari yatagazaga ububasha kubera ibyari mu mitima y'abantu, ijambo Kristo yabigishaga. Roma rero yishe abigometse benshi cyane, ari abantu gusa bigomeka kubera ubutumwa gusa Kristo yabahaga, ariko ubutumwa ubwo bwateraga ubwoba abaroma. Yesu Kristo ubwe ntabwo yateye ubwoba ingabo z'abaroma, yateye ubwoba ubutegetsi bwabo kubera imitekerereze y'abantu. Ariko urumva ingufu Kristo yari afite, abantu bakamwiyumvamo gusa, bigatera ubwoba ubutegetsi. Isaro tubibona uyu munsi. Niki rero bitwigisha uyu munsi, kuki bifite akamaro uyu munsi? Reka tuze twumve impamvu bifite akamaro uyu munsi. Niba abaroma bari bafite impamvu yo gutinya ubutumwa bwa Kristo, ahubwo ubu buracyateye ubwoba n'ubutegetsi bw'isi. Niyo mpamvu ubona bashaka guhindura ibintu kugira ngo bakore iyozabwonko ry'abantu, noneho abantu batamenya ukuri, kwa kuri Kristo yavuze ko uzaba batura. Roma yategekesha abantu ubwoba. Uzareba ubutegetsi bwose butegesha abantu ubwoba, izo nzego cyangwa se igitugu kumvira abantu, nk'uko inzego nyinshi zibigenzana n'ubu. Nicyo cyashoborwaga rero n'ubwoba abantu bagiraga b'abategetsi kubera ubutumwa bwa Kristo. Niyo ubutumwa bwa Kristo bwari ubusana imitima y'abantu, kugira abantu ku mitima imbere, nta bwami na buke bwashoboraga kubugenzura. Nicyo kibazo gihari. Abungukira mu kugenzura abantu bapakira igitugu bahombeye abantu bamenye ukuri. Nk'uko kuri rero Kristo yabigishaga, bose barakangukaga kubera ko bwa bwoba bwabashiragamo, icyaha kikagenda kubera ko bumva ijwi ryiza rya Kristo n'ijambo rye, batitaye ku banyagitugu cyangwa se ababayobozaga inkoni y'icyuma. Ibisa amateka ya kera ni kwa kundi ibintu byisubiramo, na n'ubu turebona uyu munsi. Reka rero turebe impamvu abaroma koko batinyaga Kristo by'ukuri. Binadufasha kumenya impamvu y'ukuri twahishwe, impamvu babishe. Turebe rero by'amateka intambwe ku ntambwe. Abaroma bari bafite amadini menshi, harimo idini ry'Abayahudi, kuko bashyira gahunda zabo. Icyo gihe Roma ntiyigeze yemera ubutumwa bwahabwaga abantu kugira ngo bigenga ubwabo, kwa kundi Kristo avuga ngo Imana iri muri weho. Ntabwo wemera ko ibintu bibaho, bagumaga ko bakuyobora, bakuyoboza iyo nkoni y'icyuma. Kristo rero yigishe ko ubwami bw'Imana butazanwa n'abaroma, amategeko cyangwa se imbaraga. Yigisha ko ubwami bw'Imana buri imbere muri buri muntu, ahubwo atari bya bintu byo kwishyira hejuru ngo niwe uyoboye. Iryo jambo rimwe gusa ryasenye Roma, ubwami bw'Imana buri muri weho. Iryo jambo rimwe ryonyine ryasenye Roma, ububasha bwabo n'imitekerereze yabo byose byikubita hasi. Umuntu rero utinya Imana ntabwo yatinya Kayisari. Niko byagenze rero. Abantu babona ko batangiye kubohoka, Kayisari bamuvaho, nta bubasha yari agifite. Niko rero kwijundika Kristo. Wibuke Kristo atangira kwigisha bwa mbere, baravuze nyamara hano hari umuntu, aho ari kunyura hose abantu bari kumukurikira. Abiroma baravuga, ubu ngubu se niba nta kibazo ateye ubutegetsi mu mwihorere. Noneho uko abantu bagenda baba benshi bakurikira Kristo ku bwinshi, nibwo baje kumva ko hari ikibazo, bashaka kumugira umugambi wo kumwivugana, ariko noneho kugira ngo bitazabajyaho babishyira ku bayoboraga Abaheburayo hariya aho Yerusalemu Kristo
yavaga no mu baheburayo baho, noneho baba ari bo babyegekaho, ariko umugambi bacuzwe n'abaroma. Roma rero yabonye ko izo nyigisho zikakaye cyane kandi zikangura benshi cyane, biri mu ituze nta gahato, nibwo babonye bati turasenyutse karabaye. Ibintu bitarimo kuturwanya, ijambo ryonyine rikadusenya. Turebe rero ko byagenze. Hano baduha urugero. Hari igipimo Kristo yavuze ati nimuhe Kayisari bimukwiriye, kandi iby'Imana nabyo muhe Imana. Nibwo Roma rero yahise ivuga iti umuntu uvuga gutya katubashije. Imana muyihe ibikwiriye. Ni ukuvuga Kayisari uburenganzira bwe bwose bwo kugenga imitima y'abantu niko bwavuyeho. Cya gihe bajya gusoresha, Kristo akababaza igiciro kiriho nde? Ni Kayisari. Reko rero ibya Kayisari muhe Kayisari, n'iby'Imana muhe Imana. Aho ngaho abaroma bahise bumva ko ibintu birangiye, isi baguye hejuru byose. Turebe rero icyo abenshi batajya bumva, batajya babwirwa, kandi n'abandi bazonda utajya kubyumva. Abaroma ntabwo bishe Kristo ngo bamucecekeshe, ahubwo bamwishe kugira ngo bahindure inyigisho yigishaga buza abantu ubwonko. Ni ukuvuga ngo umwigisha yariho abyara abantu benshi batekereza, ari wo mukomoka bakamushukaho, ariko umwigisha wagiye wapfuye ashibukamo inzego, ijambo rye rikagumaho igihe cyose, nk'uko Kristo ijambo rye rihari na n'ubu. Abaroma rero basobanukiwe ko kwibuka bishoboka, niko guhindura inyigisho za Kristo, noneho basenya za nyigisho z'ukuri bazi ko bizarangira. Niko umusaraba rero wasimbuye inyigisho, kumvira, gusimbura, kugira ububyutse no gukanguka. Urumva biriya bintu abantu bose birirwa basenga bavuga bati nyamara barabavangiye barabihinduye, abantu babyumve. Urumva ko bashyizeho igitutu ku bantu babatekesha inkoni y'icyuma kugira ngo bumvire ku gahato, kumbi bagombye kumenya bari bo n'ubwami burimo imbere kugira ngo bakanguke. Kristo yaravuga ngo ubwami buri imbere muri twe. Ibyo byose byahindutse ubwami buzaza ejo. Urumva ukuntu abaroma babigenje? Bafashe za nyigisho za Kristo zavugaga ngo ubwami bw'Uwiteka buturimo imbere, bo babyita ko ubwami buzaza ejo. Roma yatsinzwe n'umuntu, ariko yatsinze inkuru, maze amateka bayihindura gutyo, bayogeraho uburimiro, na n'ubu iyuzabwonko rukigeretse. Reka turebe isomo twavana muri ibi bintu rero. Roma yatinyaga Kristo cyane kuko yahinduraga abantu, kubera ko ijambo ryabakora ku mutima ubwaryo. Ubwami bwasenyukaga kubera iryo jambo, nta n'imbaraga bwari bugifite ubwami bw'abaroma. Ubutegetsi rero bugwa iyo ukuri kuba ikintu abantu bose biyumvamo atari ibintu by'ibinyoma. Iyo abantu benshi biyumva mu kuri, byanze bikunze b'abanyakinyoma bikubita hasi. Yesu ntabwo yagize akaga ngo arwanye abaroma, ntabwo yagize afata inkoni cyangwa ibindi bintu byose byo kurwanya ngo arwanye abaroma. Ahubwo Kristo yabereye abaroma akaga kubera ko ijambo rye ryonyine yavuze rimwe gusa, ubutegetsi bwikubita hasi. Ikibazo rero ntabwo ari ibyo abaroma bakoreye Kristo, ahubwo dore ikibazo wakwibaza ni iki: ese inzego z'ubu ku isi yose zitinya ubutumwa bw'abantu b'abanyakuri? Ese izo nzego na n'ubu ruracyageretse, ziracyabuza abantu amahwemo, abantu bavuga ukuri, bashaka kwigisha ukuri ngo abantu bagaruke ku Mana? Reka turebe rero ubutumwa bwa Kristo, nubwo nawe ukwiriye gusakaza hirya no hino, cyangwa se wahitamo kubwihorera, urahitamo iki? Ngaho tubwire. Ubutumwa Kristo yigishaga buvuga ko ubwami bw'Uwiteka buri imbere, ukanguka umenye uwo uri wo, wigenge, ntihagire umuntu ugushyiraho inkoni y'icyuma. Nibwo butumwa Kristo yashaka ko mutanga. Ikibazo nakubaza uyu munsi rero,
ubutumwa wiyemeje kubukwiza hirya no hino, cyangwa se ahubwo urareka buguce mu myanya y'intoki, ejo cyangwa ejo bundi nibuganza, kuko nanone buzongera kuganza, uzavuga ati iyo mbimenya nkaba nanjye naragize icyo nkora kuri ubwo butumwa. Reka turebe ikiremwa muntu ni irihe somo twavana muri ibi bintu, ko inkoni y'icyuma ntikora, ahubwo ijambo ry'Uwiteka rirabatura. Ubwami bwose butinya abantu bigenga ubwabo. Ubutegetsi cyane cyane butegeka nabi, butegesha igitugu, ubwateye mu isi yose, butinya abantu bafite imitekerereze y'ububyutse n'ukuri no mu mwuka, bose bemera Uwiteka. Ubutegetsi buramba iyo bushyira abantu ku ngoyi, cyane cyane ingoyi y'ubwoba. Ubutegetsi bushyira abantu ku ngoyi y'ubwoba niko buramba. Yesu Kristo rero yahinduye iyo myumvire, atifashishije intwaro cyangwa se na politiki, ari ijambo gusa. Ukuri rero guhora gutera ubwoba inzego zishingiye ku bwoba. Izo nzego zishingiye ku bwoba n'ikinyoma nizo ziterwa ubwoba n'ukuri. Iyo rero ubwigenge bwa muntu butangiye kwinjira mu bantu, mu busabane bwabo, bakagira urugwiro n'Uwiteka, kubagenzura birangiye, abantu nk'abo rero byanze bikunze batuma ubutegetsi bugwa. Amateka rero ahoraho yarangiza akisubiramo kubera ko abantu batiga, kuko abantu bibagirwa vuba impamvu ubutegetsi runaka bwaguye. Kandi n'ikindi nakubwira, iby'ukuri kwahishwe ibihe nk'ibi byahanuwe, Uwiteka aravuze ngo byanze bikunze ukuri kuzongera kuza ahagaragara. Tumenye neza icyo Abaroma bajije Kristo, uko bamugambaniye bakamuteza bene wabo bakaba aribo bishyirwaho ngo bamwishe, ariko bamwivuganye nk'uko tubizi, kuko Kristo n'ubundi yari n'umwirabura. Ajya hari igisubizo cy'icyo gihe batarebaga ibintu by'ubwoko ngo barebe ibintu by'uruhu, ntabwo babirebaga, ahubwo barebaga ijambo umuntu afite n'irihe. Ikintu rero giteye ubwoba kurusha ibindi ni iki? Ntabwo ari ukwigomeka. Ubutegetsi ntabwo buterwa ubwoba no kwigomeka, ahubwo ni abantu b'abaturage bakangutse bamenye ukuri. Ukuri buriya niyo ntwari ikomeye ya mbere itsinda ikibi cyose. Ari nayo mpamvu Kristo avuga ngo numenye ukuri, ukuri kuzakubatura, niryo jambo. Niyo mpamvu rero Kristo nawe Abaroma bamwivuganye bakoresha bene wabo, kubera uko kuri, kwa kuri yakanguriraga abantu kugira ngo bamenye, babohoke, bave ku ngoyi y'Abaroma babashyiragaho. Urumva rero niyo mpamvu Abaroma barwanyije Kristo, bakanga ubutumwa bwe, kubera ko kwa gutegekesha ya nkoni y'icyuma ntibyakunda. Ukuri kwarigaruriye imitima ya benshi. Nkabashimiye rero abo twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.